Bana b'Imana nimuhumure. Tugeze kwa gatanu w'icyumweru cya 29 tariki 23 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere ni ryo mwero Paulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Bavandimwe, njye uri ku ngoyi inzira Nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu. Nimubane mu rukundo, murango n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe yo mubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera bose kandi agatura muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 24. Nyagasani, dore imbaga itabarika y'abagushakashaka. Ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 12 umurongo wa 54 kugeza ku 59. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati, iyo mubonye igicu giturutse iburengerazuba, muhita muvuga muti imvura iraza kugwa, kandi bikaba. Niyo mubonye umuyaga uhushye uturutse mu majyepfo, muravuga muti haraza kuba ubushyuhe, kandi bikaba. Mwandyarya mwe, musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere, niki gituma mudasobanukirwa n'iby'iki gihe? Kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora? Nuko rero nujyana n'umuburanyi wawe agiye kukurega, gerageza kwigorora nawe mukiri mu nzira, hato atazaguteza umucamanza nawe akakugabiza umurinzi w'uburoko ngo agufunge. Ndabikubwiye, ntuzafungurwa utishyuye kugeza ku isenge rya nyuma. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, dufashijwe n'amasomo matagatifu tumaze gutega amatwi, tugiye kuzirikana ku ngabire y'ubushishozi, tugashishoza ku bimenyetso by'ibihe turimo. Paulo mu isomo rya mbere araturarikira kugira ubushishozi mu gukora icyiza no guharanira ubumwe, dore ko hari urukundo n'umubano Imana ibihari. Yagize ati, nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Bityo bavandimwe, imirwano, amatiku, urwangano, amacakubiri, ibyo ni ibimenyetso bya shitani. Aho se kibatuye bararyana, barangana. Ahari Imana barasangira, ahari shitani barasandaza, nta bushishozi buharangwa. Yesu uyu munsi mu Ivanjiri abajwe no kubona abantu b'iki gihe bakataje mu bumenyi n'ikoranabuhanga ry'isi, ariko badashobora gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ijuru. Yesu yagize ati, mwandyarya mwe, musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere, niki gituma mudasobanukirwa n'iby'iki gihe? Mu ngabire ndwi za Roho Mutagatifu duhabwa muri batisimu, zigasendera mu gukomezwa, ubushishozi nk'ingabire ya Roho Mutagatifu budufasha kumva no kumenya ibyiza, amakosa n'ikibi ku bandi natwe ubwacu. Hari ubwo twiga, tukaminuza, tugaheraheza, ubwo bumenyi bugasigara ku ntebe y'ishuri, aho kugira ngo bidufashe gusingiza Imana yabiduhaye, ahubwo bikaturoha. Nibwo uzasanga hari abafite dogutora batazi gukora n'ikimenyetso cy'umusaraba, icyabo no gupinga Imana n'ibyayo, ndetse bagakataza mu ikoranabuhanga ngo nabo barashaka kwikorera uwabo umuntu ngo nta kimana ibarusha. Bavandimwe, Imana ijya mu byacu, ikaturera, ikadukuza, ikaturinda. Iyo tumaze gucuka, dutangira kwigumura, akawa mwana iwabo bamaze imyaka batarya umunyu bakamurihira amashuri, papa we yamusaba ku mafaranga, umwana akamusubiza ati, korera yawe, cyangwa uzongera umbyare turebe. Hari abantu bari ku isi bihenuye ku Mana, hari n'abatatinyuka kubwira Imana bati, uzongera undeme ndebe, cyangwa ubundi si wacu bankoze, hari ubwo Imana ibizi. Nguko kwigumura, kwihenura, guhakana Imana n'ibyayo. Ukabuza amazina y'abakinnyi b'umupira bose bari ku isi, ariko ntumenye izina ry'umushumba wawe ukuyobora muri diocese. Akawa umunyabwenge ubaza uti, harya papa ni umugatolika? Wafashe mu mutwe abahanzi bose b'ibyaduka baririmba indirimbo z'ibiterasoni, nawe ukazisubiramo ukazigisha n'abana bawe. Ariko ukaba utazi Thomas Wakwino wahimbye indirimbo y'igisizo cy'Ukaristiya Eratasiyoni. Ukareba amafilime menshi amwe y'urukozasoni, y'intambara, y'urugomo, ariko nta sengesho nari muzi gutera, nta murongo n'umwe wa Bibiliya wafashe mu mutwe. Amaradiyo yacu, televiziyo zacu, computer zacu, amatelefone yacu, aho hose hari ubwoko buhe bw'indirimbo n'amafilime babyeyi. Ugasanga mu nzu zacu hatatsemo amafoto y'abantu bambaye ubusa, abahanzi, abakinnyi, ariko nta Bibiliya, nta gatabo k'umukristu, nta shapure, yewe habe n'umusaraba mu rugo rwawe. Urwo rugo rwambaye ubusa mubyeyi. Padiri aherutse kubaza umubyeyi utaraherukaga mu kiliziya izina yifuza kwita umwana wari ugiye kubatizwa. Umubyeyi ati, umwana azitwa Knowless. Ye baba we,
amazina dusigaye dusaruza amwe tuyakuye mu gihuru no mu bigunda, mu mihana n'imifurege, twarangiza tukayitirira abana bacu bagowe. Ye baba we, no kwitonda ababyeyi. Abantu bamwe bari kwigomeka ku Mana nta bushishozi bashyiramo. Ibyaduka byacitse. Burya ibijya gushya birashyuha, kandi ngo igihuru kizabyara igihunyira ukimenya kare. Ibyo utoza umwana ubu ngubu umubyeyi nibyo azakurana. Uwiba ahetse ababwiriza uri mu mugongo. Ukabona umumama katolike yambaye yaminuje, ubwo agakobwa ke nako kabireba, bwacya mu gitondo yajipo kakayicamo kabiri ngo barushanwe na nyina muri za minijipe. Akawa mukobwa wacunze nyina agiye, ahita hamagara kandi gahungu. Nyina ahindukiye aramubaza ati, uri mu biki mwana wanjye? Umwana ati, wowe se iyo papa adahari ujya mu biki? Babyeyi, abana bafata vuba mu mutwe. N'umutoza kujya mu kagoroba akajya gusengana n'abandi azabikurana. Mu iseminari nto muri Afurika hirya kure, batumye ku mubyeyi umwana we yakoze amakosa, yari yambaye ipataro y'icupa kandi atatabira ishati nk'uko amategeko yabigenaga. Nuko se wahageze aza yambaye nk'insoresore, nta n'amasogisi mu nkweto, n'ipataro y'icupa kurenza umuhungu we yewe inyana ni yamweru koko. Nuko abayobozi bakorwa n'isoni, bibaza guhanura undi barabura. Umwana ninde se ninde? Babyeyi, iyi si irimo ibiguruka byinshi kandi nta mababa dufite. Urasabwa rero muvandimwe ubushishozi, kuko yihaye bikumira bungura ibiza byose byakuniga. Ariko bavandimwe, kuki twirirwa mu mirimo, ibikorwa n'imishinga yacu bikagenda neza, tukaburira Imana n'iminota 5 ngo tuyishimire koko ibyo biza yatugejejeho? Mutagatifu Yohani w'umusaraba yaravuze ati, roho yacu igira abanzi 3 bakuru: isi, shitani n'umubiri wacu. Abo banzi bakora uko bashoboye bakaturwanya, bakadusibira amayira agana Imana, tukarindagira yewe. Kugira ngo tubatsinde ni ugukoresha ingabire y'ubushishozi. Natwe abo banzi tukabatanga ku Mana, ntago ari bonyine bazi ubwenge. Noneho tugaharanira guhora dukeye ku mutima kubw'amasakramentu, cyane cyane penitensiya n'Ukaristiya, gusenga cyane twibwirije, kuzirikana dushishikaye ijambo ry'Imana buri munsi, tugafasha abandi buri munsi, tukihatira ku umuyoboro wa Roho Mutagatifu buri munsi. Yezu arambaza uyu munsi ati, kuki utabona icyo ukwiriye gukora buri munsi? Ushaka icyiza ntatora icyo abonye cyose. Nugushungura, kugosora, guhitamo, gutoranya ifite akamaro, ibinyura Imana, ibidafite akamaro tukabijugunya. Dore muvandimwe isengesho rya buri munsi imbere y'igikorwa. Nyagasani Mana yanjye, ndagusaba nkomeje cyane ngo imyumvire yanjye, ibitekerezo byanjye, ibyifuzo byanjye, amagambo yanjye n'ibikorwa byanjye byose biharanire gusa kuguhesha ikuzo n'icyubahiro. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.